Yesu ashimwe. Muri aka kanya rero Imana iduhaye ko kugira ngo tuganire kwa aya magambo. Reka izina ry'Imana rishimwe. Reka rero tugiye kwigana amagambo ari mu Banyakorini igice cya 6 umurongo wa 14. Haravuga hati: ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Ahangaha bari kutubwira yuko tugomba kutifatanya n'abatizera, koko ngo gukiranuka ndetse no gukiranirwa ntaho byahurira, ntibishoboka. Harakomeje haragira hati: cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi Kristo ahuriye na Berishazari, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese ku murongo wa 16 mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo? Aya magambo rero ahangaha baratubwira yuko tugomba guhinduka rwose, tugahinduka ndetse tugomba gusa n'abana b'Imana, kuko abana batari ab'Imana ntaho bahurira n'ab'Imana. Niyo mpamvu tugomba gutandukana nk'uko umucyo ubwawo utandukana n'umwijima. Aya magambo nagiraga ngo muri aka kanya mbibifurize, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu.